ndashima Imana cyane ko iduhaye kandi kongera ku bana kugira ngo twigane ibyanditswe koko bibe kwiga kugira ngo turusheho kumenya umwami wacu, kumenya n'ubushake bwe. Ibyo bihindura ubuzima bwacu kandi bitume mu by'ukuri uko tubishoboye duharanire kubera uwo mwami tugenda tumenya. So nk'uko bisanzwe ndatangira nsome ndasoma Efeso 4 kugera kuva ku murongo wa 11 kugera ku wa 16, kuko nitureba neza turaza kubona ko Paulo arangije igitekerezo cye muri iyo mirongo, ariko turaza kwiga ku murongo wa 16 gusa. Ndaza gusoma iyo mirongo uko ari 6, noneho nsenge nsoma umurongo tugiye kwigaho, noneho ntangire kuvuga muri bimwe bigaragara muri uyu murongo kugira ngo twese twigane turebere hamwe iby'umwami ari gushaka ko twumva no kumenya. Reka ndasoma guhera ku murongo wa 11. Haravuga ngo, nuko aha bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwirizabutumwa bwiza, n'abandi kuba abungeri n'abigisha, kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo, kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushitse rw'igihagararo cya Kristo, kugira ngo tudakomeza kuba abana duterenganywa n'umuraba, tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose n'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya, ahubwo tuvuga ukuri turi mu rukundo, dukurire muri we muri byose. Uwo niwe mutwe, ari wo Kristo. Kuri uwo niho umubiri wose uteranywa neza, bugafatanywa nuko ingingo zose zigirirana, nuko igice cyose kigakora umurimo wacyo cyagenewe. Muri Kristo uwo niho umubiri ukura gukura kwawo, kugira ngo ukurizwe mu rukundo. Kadushima Imana. Mana, kandi turongeye kuza imbere yawe dufite imbere yacu ibyanditswe wandikishije mwuka wawe, ukoresheje abagabo wahaye guhamya ibya Kristo. Iyo mwami bikatubera ukuri gushinze kandi ukuri konyene ko kwizera. Data, ibyo byo kuba gusa data ari ijambo wandikishije, ubwo akaba aribwo bushake bwawe n'ukuri kwawe, bituma mwami twegera rino jambo tudarifata data nk'ibisanzwe. Niyo mpamvu mwami nkwinginze ngo twese mbere na mbere twegere rino jambo duciye bugufi mwami, tutishira hejuru yaryo, ahubwo mwami tureke ryo rije hejuru ritubwire, kandi mwami natwe duhe imbaraga, umwete, ubushake no gukora iby'iryo jambo. Ndakwinginze mwami, muri uyu mwanya tugiye kwiga umurongo wa 16 wo mu gice cya 4 mu Efeso. Ndakwinginze mwami ngo duhe kubona, kumva no kwakira ukuri kurimwo. Uko kuri mwami kurimo guhindura ubuzima bwacu, kandi mwami ukuri kose tuza kwiga mwami kutangire kugaragara mu buzima bwacu. Niba ari ubumwe, niba ari urukundo, niba ari ukubakwa, niba ari kuba umubiri umwe, bibe ukuri data mu buzima bwacu. Ndakwinginze mwami, ubane na buri muntu wese uza kumva ijwi ryanjye. Ubane nanjye mwami, ngiye gukoresha umunwa wanjye, ururimi rwanjye n'amagambo make mfite. Reka mwami n'amagambo makene, ariko nzi neza data yuko mu bushobozi bwawe ushobora guherekezanya ijambo ryawe ubushobozi bwo guhindura no gukomeza abana bawe. Ngo mwami mu byo kurubane natwe, kandi wiheshe icubahiro muri Bible study, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. So nongeye kwakira n'abahageze nyuma. So nk'uko nari mbivuze, turiga umurongo wa 16. Umurongo wa 16 ngiye kuwusoma. Ndashaka kuwusoma yego,
ariko ndashaka kusaba muri translation zigera muri enye for the sake yo kureba uburyo hagiye igice uburyo kigiye cyandikwa. Noneho ndashaka guhita ntanga na translation yanjye for the sake yo kureba ibyanditswe bitandukanye kugira ngo twumve mbese igitekerezo cyose cya Paulo n'icyo ashatse kuvuga hano. Haranditse ku murongo wa 16 haranditse ngo kuri uwo niho umubiri wose uteranywa neza ugafatanywa nuko ingingo zose zigirirana, nuko igice cyose kigakora umurimo wacyo cyagenewe. Muri Kristo niho umubiri gukura kwawo kugira ngo ukurizwe mu rukundo. Reka nsome muri Bibiliya ijambo ry'Imana no murongo. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana haravuga ngo murongo wa 16 ngo umutwe niwo ugenga ingingo z'umubiri zose ugatuma zihurizwa hamwe zigahuza imikorere zibikesha imitsi iwukomeza ikawutunga, bityo buri rugingo rugakora umurimo rugenewe, maze umubiri wose ugakura ukiyubaka. Byose biterwa n'urukundo. Inama translation y'ikinyarwanda tukomeze tubireba uburyo handitse. Reka nsome munyemere tujye mu cyongereza, ndasoma muri ESV ubwa mbere. ESV haravuga ngo from whom the whole body, joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. Translation ya nyuma nshaka koresha ni Christian Standard Bible. Abari online nizere ko mukitwumva. So CSB cyangwa Christian Standard Bible iravuga gutya ku murongo wa 16. From him the whole body, fitted and knit together by every supporting ligament, promotes the growth of the body for building itself up in love by the proper working of each individual part. Mushobora kwibaza ngo ni kwera iki nsomye ama translation? Ni kwera ubwa mbere it's a good practice, ni ikintu ciza cyo gukora uri gusoma Bibiliya, kuko nanone ni kwibuka yuko translation hari gihe maybe ishobora gutakaza amagambo ari mu yindi translation, cyangwa naho ikintu udashobora kucumva neza muri translation uri gusomamo. Nk'ubu dusomye muri Bibiliya, twakoresheje Bibiliya yera, Bibiliya dufite benshi muri twebwe, aho Paulo avuga ngo kuri uwo niho umubiri wose uteranwa neza ugafatanywa nuko ingingo zose zigirirana, nuko igice cyose kigakora umurimo wacyo cyagenewe. Muri Kristo niho umubiri gukura kwawo kugira ngo ukurizwe mu rukundo. Uhise ujya gusoma muri CSB itawagira ngo umengo baratakaje meaning, ariko si gutakaza meaning. Muri translation murabizi no muri interpretation cyane biragoye ko wakora ibintu word by word nkuko biri cyane uri kwandika nka letter. Ariko se mu cyongereza ngo from him the whole body, fitted and knit together by every supporting ligament, promotes the growth of the body for building itself up in love by the proper working of each individual part. So hari ukuntu bihura. Nakomeje nsoma cyane kuri imirongo, mbona ati reka mfate umurongo wonyene ngerageza ku translate nkuko mbona mu cyongereza, mu gifaransa, mu kigiriki bona bari kuvuga. None reka mbabwire uko ndi kwibona bari kuvuga, cyane koreje nk'iyi CSB.
haravuga ngo iyi ni translation yanjye sibyo biturutse muri we umubiri wose uteranijwe kandi uhuje neza n'ingingo zose zihurizwa hamwe ubasha gukuzwa neza ukiyubaka mu rukundo binyuze mu gukora kwa buri rugingo. So sinzi niba twese twumva maybe uyu murongo wo muri Bibiliya yera uburyo umeze, nubwo ho bagenda bafata amagambo bagaragaza kuyahuza bashaka gukomeza bakomeza cyane ibitekerezo cya Pawulo, ariko ugasanga hari ukuntu bigiye byivanga. So reka noneho turebe kuri murongo wa 16 ugerageje gusoma neza. Pawulo arangije igitekerezo cyari kuva ku murongo wa 11. Ni kwera iki ku murongo wa 11? Ni kwera ugiye gusoma kwera ku murongo wa mbere umurongo wa mbere ugera ku murongo wa 10. Pawulo turabona yuko ari guhamagarira abera bose gushaka bwa bumwe, mbese kugenda nk'uko bikwiriye wa muhamagaro wabo, agahita agaragaza n'impamvu zabyo. Byagenda avuga ngo dufite umwatizi umwe, dufite umwami umwe, dufite icyiringiro kimwe n'ibindi byose. Ariko noneho amaze kuvuga kuri unity guhera ku murongo wa 7 avuga uburyo dufite byose bimwe, ariko guhera ku murongo wa 7 agahita agaragaza uburyo dutandukanye. Muribuka yuko twabirebye ubushize uburyo guhera ku murongo wa mbere guhera ku wa 6 Paul ari kuvuga about unity, ariko avuga the reason of unity, ariko aravuga ari kumera nk'ushira imbere yacu impamvu dukwiye guharanira ubumwe n'uburyo dukwiye guharanira ubumwe. Kugera ku murongo wa 7 agahita agaragaza yuko muri ya unity, muri bwa bumwe harimo gutandukana gute? Turatandukanye kuko Kristo aha impano buri muntu nuko bikwiriye kwera wa mugambi wo kunga ubumwe. Mu yandi magambo icyo twarebye ubushize tukabona uburyo Kristo mu kuvuga yuko nako Paulo mu kuvuga ko dutandukanye ntago ari kugira contradiction, ari kugaragaza uburyo unity yacu, ubumwe bwacu budahagaze ko turi bamwe, budahagaze yuko dufite impano zimwe, budahagaze yuko dutekereza kumwe, budahagaze mbese ya bwa bumwe butari bwo. Akagaragaza uburyo ubumwe bwacu buhagaze muri kwa gutandukana kwacu, buryo gutandukana kwacu kuza guhuzwa tukaba umuntu umwe. Noneho guhera ku murongo wa 11 ariho cya gitekerezo none agiye kumera nk'ucimfasayizinga agaruka no kuri ya ngingo y'ubumwe, agaragaza ugutandukana kwacu, ari kugaragaza ibene mu itorero Imana yatanze abantu batandukanye kubw'umugambi umwe. Yatanze intumwa, atanga abahanuzi, atanga ababwiriza butumwa bwiza, atanga abigisha, atanga n'abungeri. Ariko nubwo batandukanye mu mpano zabo, nubwo purpose cyangwa nubwo objective mu mpano zabo zitandukanye, bose baza kugera ku kintu kimwe. Baza kugera kugira ngo bambike cyangwa na ubwabo barambikwa, ariko kugira ngo bambike za ntore z'Imana ziri mu itorero kugira ngo zibashe kugera kuki. Ahita biva ku murongo wa 13 kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera. That's the primary objective. Ikintu cya mbere Imana igihe yabikoreye nuko muri kwa gutandukana kwabo dukwiye kugera ku kwizera kumwe, kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana. So nubwo hari intumwa, nubwo hari umuhanuzi, ntidukwiye kumva ko abo bantu nubwo batandukanye mu nshingano ntago baza kugera ku kintu gitandukanye. Actually ndibuka hano twageze, just a side note, hano niho twabonye uburyo ushobora kurwanya ubuhanuzi bwa kino gihe. Uribaza ikibazo, ubuhanuzi bwa kino gihe buza kutugeza hano, buza kugeza itorero hano, cyangwa buza kugeza muri Amerika? Niba kutakugeza ku bumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, bukaba bukugeza ahandi, uzumenye ko wumvisha ububwiriza ikindi, nk'uko Abagalatiya igice cya mbere kibivuga.
Pawulo ari kugaragaza kwa gutandukana. Ku murongo wa 14 agahita agaragaza no ku murongo wa 13 ukomeje arabanga kugira ngo tuze tuba abantu bashitse. Ubwo hari kugera kwa kwizera kumwe no kugera no kumenya umwana w'Imana. Agahita agaragaza the ultimate, niba twayise the ultimate purpose cyangwa na ikinagamije kimeze nkaho gikomeye cyane, ni kugira ngo tuba abantu bashitse. Ni kugira ngo tuba abantu bashitse. Ikindi kintu nacyo avuga purpose Imana ishaka cyangwa Kristo ashaka nk'umutwe w'itorero, akigaragaza mu buryo buri negatifu. Mu yandi magambo, ico Kristo adashaka. Ico Kristo adashaka ni iki? Ni uko dukomeza turabana. Kandi kino kintu kiri consistent mu byanditswe byinshi mu Baheburayo. Turabona uburyo ibyanditswe bikomeza bigaragaza yuko ngo hari hageze yuko namwe muba bigisha, ariko none usanze mubikeneye abigisha. Ngo hari hageze yuko mbagaburira inyama, ariko none muracyakeneye, nubwo avuga amata ni nkawawe, muracyakeneye amashereka nk'umwana w'uruhinja. So Yesu mu gutanga izo mpano amaze kuzamurwa nk'uko twabibonye mu mirongo yabanje, ngo agamije yuko ba bantu b'Imana, ba bantu bakijijwe, twese mu buryo muri za mpano zitandukanye bize kubaka umubiri ku buryo ukura, ngo kugeza ku murongo wa 14 ku murongo wa 15 ngo dukurire muri we muri byose. Niho twakoresheje urugero twibaza ngo tekereza ubonye umuntu mu by'ukuri afite umutwe mukuru ariko akagira igihimba cyo munsi, ibihimba bindi cyangwa izindi ngingo z'uruhinja. Uwo muntu twaravuze ati nubwo bibaho ntago uwo muntu tumufata nk'usanzwe. Kwa muganga bamutreatinga nk'umuntu ari abnormal, nk'umuntu adasanzwe. Noneho tumaze kumva ibyo byose, tumaze kumva ibyo Pawulo ibyo Kristo, ico Kristo yatanze impano, hari impamvu yazitanze. Pawulo akomeza yagiwinga ni kugira ngo dukuri tubureke kuba abana. Ni kwereka abana umwana umutwara aho ushaka, kuko aracyafite ubwonko ntarashika, ntarawe umuntu ukuze, ntarawe umuntu ushitse, ashobora gutwarwa n'inyigisho izo arizo zose. Nanabahaye urugero, mbaho ubuhamya bw'uburyo nyuma yo kwizera kubera kudashika mu kuri nazengurutse pe, narazengurutse umujyi wa Bujumbura niba ariko navuga, kugeza aho umwami ashaka ko ageneye kumvuriza nk'umwana mu by'ukuri ukwiye kumenya kurya ibikwiriye. None mu gice cya 16 aho kidatandukaniye mu gitekerezo na bya bindi bibanza, Pawulo aje guconcludinga cya gitekerezo cye, akura conclusion muri wa murongo wa 15. Tubirebe ku murongo wa 15 aravuga ngo ahubwo tuvuge ukuri mu rukundo, dukurire muri we muri byose. Uwo niwe mutwe ari wo Kristo. Tugerageze kureba icyo ari kuvuga. Avuga iki? Avuga yuko avuga ibintu bibiri ariko kimwe kibyara ikindi. Hari ukuvuga ukuri mu rukundo, dukurire muri we muri byose. Ukuvuga ukuri kwacu mubera bituma dukurira muri we muri byose. Mu yandi magambo, uku kuri kutavugwa mu rukundo, uku kuri kutari kuvugwa, abantu ntibakura, umuntu ntabasha gukura. None ku murongo wa 16 twumve yuko ari conclusive statement cyangwa ari kurangiza igitekerezo. Mwumve agarura ya magambo avuze ku murongo wa 15 ariko mu bundi buryo. Ati kuri uwo niho umubiri wose uteranywa neza, ugafatanywa n'uko ingingo zose zigirirana, nuko igice cyose kigakora umurimo wacyo cyagenewe. Muri Kristo wo niho umubiri gukura kwawo kugira ngo ukurizwe mu rukundo. Ese ni mwumva ko ari byari ku murongo wa 15 yari kuvuga iki? Kuvuga ukuri no gukura. Ku murongo wa 16 ku murongo wa 16 naho harimo kuvuga ukuri no gukura. Dukoresheje cya Kinyarwanda ya translation yanjye
atari ijambo ry'Imana ariko bivuye mu ijambo ry'Imana, biturutse muri we umubiri wose uteranijwe kandi neza n'ingingo zose zihurizwa hamwe. Uhujwe neza n'ingingo zose, urateranijwe kandi uhujwe neza n'ingingo zose, izo ngingo zose zigahurizwa hamwe, ubasha gukuzwa neza, ukiyubaka mu rukundo binyuze mu gukora kwa buri rugingo. Hari ikintu nshaka kwanza kure ko twobzavinga, twibaze kino kibazo ku murongo wa 16. Inshinga niyi niko kino kintu kiri important. Inshinga niyi igaragaza the what of the verse. Mu yandi magambo, inshinga igaragaza ikiri kuvugwa primarily kuri uwo murongo. Mu yandi magambo, the verb ni igaragaza ikiri kuvugwa. Sinzi niyo iki kintu kiri kumvikana. Murongo wa 16 baravuga gutyo kugira ngo dushake ya nshinga iri kuvugwa. Kuri uwo niho umubiri wose uteranwa neza, ugafatanywa nuko ingingo zose zigirirana, nuko igice cyose kigakora umurimo wacu cyagenewe. Muri Kristo uwo mubiri ukura gukura kwawo kugira ngo ukurizwe mu rukundo. Hano hantu bishobora kuba bitumvikana neza. Mu Cyongereza reka turebe the verb ishobora kuza gusobanura iza no kugaragara mu Kinyarwanda. Cyongereza bavuga ngo from him the whole body fitted and knit together by every supporting ligament promotes the growth of the body for building itself up in love by the proper working of each individual part. Nkuko nari nabivuze hano mu Kinyarwanda, biturutse muri we uwo mubiri wose uteranijwe neza, ubasha gukuzwa neza. So mu yandi magambo, urebye neza ugasoma witonze, the primary cyangwa the verb iri kuvuga, ico Paulo ari kuvuga gikomeye hano muri kino gice ni ijambo gukura. Ni iri jambo ryo gukura. Mu Kinyarwanda murana ko bi separated by dots, sibyo? Barashaha ga point ngo hajya hatangira ngo muri Kristo niho umubiri ukura gukura kwawo kugira ngo ukurizwe mu rukundo. Umubiri ukurizwe mu rukundo, niho ukura, promotes the growth, niho ukura gukura kwawo. So mu yandi magambo, umuntu arabanza arebe kino kintu kiri important. Nanone avuze ibintu byinshi biri important, nibaze ko biri important biza no mutwe biza nka important. Ugiye kureba mu Cyongereza, reka mbereke dukuremwo sentence cyangwa dukuremwo clause imwe irimo, twumve igitekerezo kitaba kimwe n'ubundi. Munyemere ndakoresha Icyongereza kuko mu Cyongereza hari ukuntu biri translated neza ubirebye no mu Kigiriki. Ndagerageza mbisemura no mu Kinyarwanda. Aravuga ngo from him the whole body, yuka ko ahita hakurikira fitted and knit together by every supporting ligament. Tumere nk'abagakuramo. Harahita havuga ni muri CSB, abashaka kwasoma ni muri CSB. From him the whole body promotes the growth of the body for building itself up in love by the proper working of each individual part. Nkubwiye muri ubwo buryo ntiwanyumva. Reka ntanga urugero rutari hano. Uno munsi mbabwiye ngo nagiye gusura umugabo. Uwo mugabo asanzwe ari umuyobozi wa Beka. Duhurira Kimironko, umuha amafaranga ngo mfashe kuyadepoza kuri konti.
ndarakubwiye iyo sentence nkahita ndanakubwira ngo nahuye n'umugabo muha amafaranga miliyoni 5 ngo aje kuyambikira kuri konti, message ntiwayumva, message yaba yumvikanye. Ari ikibazo kiraza gusigara ni kubera ko umuntu yongeraho aho kantu ko hagati. Mu Cyongereza aya magambo cyangwa iyi clause bayita non-restrictive clause. Non-restrictive clause mu yandi magambo ni clause cyangwa naho ni interuro, reka ndayite gutyo, ni interuro kenshi usanga iri mu magambo imeze nk'aho ikenewe kubera itanga ayandi makuru kuri ico kintu ugiye kuvuga, cyane cyane kuri noun cyangwa naho kuri the object uwo mugabo. So mu yandi magambo umugabo bishatse kumudekrive wariwe. Rimwe na rimwe hari igihe bitega n'ubwibone kugira ngo mwumve ko nkomeye ko muhura n'abayobozi, hari igihe biterwa no kugira ngo wumve uwo mugabo nujya kumushaka umenye wariwe. Na hano Pawulo ugiye kureba bino bintu byo kuvuga ngo umubiri uteranijwe neza, uhujwe neza n'ibindi byose, ushaka wabikuramo, ariko ntibisobanura ko bitari necessary, ntibisobanura ko bidafite ico bimaze. Ese bimaze iki? Bimaze nanone kugaragaza uburyo wa mubiri umeze. Ico bigamije Pawulo mukongera mu clause y'uburyo uyu mubiri wose bivuye kuri Kristo ubasha gukura ugakuzwa kugeza aho ubakwa neza. Uwo mubiri Pawulo ari kuvuga ari kumakinga sure ko twumva kino kintu. Uyu mubiri ntimugire ngo umeze ukundi kuntu. Uyu mubiri uteranijwe neza n'imitsi. Mu Kinyarwanda bakoresha ijambo, muri Bibiliya ijambo ry'Imana twayibonye bakoresha ijambo ngo imitsi. Ese shaka ligama n'imitsi buri imitsi ni y'amaraso. Ligama mu Kinyarwanda mumfashe nashatse uburyo babyita mu Kinyarwanda nabibuze. Ubwo ni ligama. Ni ligama ubwo niko bayita. Shaka yari ukuvura avuga ligama ntavuga ikindi. So impamvu biri important. Pawulo cyari gushaka kumakinga sure ko twumva yari kuvuga umubiri. Uno munsi umuntu amenya agaciro ka ligama iyo wumvise ngo yarapcarinze. Uno munsi gituma umubiri wacu gifatanye, abaganga bari hano baze kumfasha niba ndi kubesha, ni kubera ligama. Amagufwa afatanye kubera ligama. Ligama cyangwa ibi mu Kinyarwanda basemeye ngo ni imitsi, kandi si imitsi pe, ni ingingo iri mu mubiri w'umuntu ifatanya igufwa n'irindi kugira ngo yinshuraringe yuko umubiri uri gukora neza. Mu yandi magambo umuntu wapfuye mu bibora harimo ligama. Niyo mpamvu ushobora gusanga uko kwaratandukanijwe n'igitugu nk'urugero, nubwo igitugu none nibaza ko I'm not a doctor. Pawulo ashaka kumakinga sure ko twumva kino kintu. Uyu mubiri ubikuye kuri Kristo ubasha gukura, ni umubiri uteranijwe neza, kuko mu guteranwa kwa binyuze muri ligama umutwe ubasha gutanga information zose, information zikagenda zihana mu mubiri ku buryo umubiri ukora ugamije ikintu kimwe. Twari tukiri muki, twari turi kureba wa murongo, the literature ibirimwo n'ibindi byose. Reka njye none word by word. Baravuga ngo kuri we, kuri uwo ni umubiri. Kuri uwo ninde? Kugira ngo wumve uwo wari we usubira ku murongo wa 15. Umurongo wa 15 urangira uvuga ngo uwo niwe mutwe, ari wo Kristo. Uwo ninde? Ubwa mbere uwo ni iki?
ni umutwe. Noneho ko bamaze mu yandi magambo yaba twari turi gukora mate n'indi bavuga ngo fata sentence uyihindure mathematical equation, wavuga gute? Uwo uri mu murongo wa 16 ni umutwe, ariko mu murongo wa 15 twabonye ko umutwe ikoze Kristo. Ubwo by ngiye vuga Gifaransa ko nabyize mu Gifaransa. Ubwo duhuje izo equations ebyiri turabona yuko uwo ari kuvugwa ku murongo wa 16 ari Kristo ari kuvugwa mu murongo wa 15. Ariko se bisobanura iki? Ese kugira ngo tubyumve, Kristo agereranywa agaragazwa nanone nk'umutwe. Ese bisobanura iki? Reka ntanga ibintu bitatu muna bisobanura mu byanditswe, ariko nanone no mu buryo bw'igishushanyo Pawulo ari gutanga. Ubwa mbere, ese umutwe umera gute? Umutwe ku mubiri niwo utanga information. Tuvuze umutwe twumve the brain. Ubwonko cyangwa umutwe niryo soko rya information cyangwa niryo soko ry'ibimenyeshwa byose umubiri. Ubwonko nibwo bureba information cyangwa naho amakuru ukuye hanze ukabasha kuyasesinga, ukabasha kumera nk'ayacira muri filter, akabasha kugera ku mubiri wose. Uno munsi umutwe ni ubasha kubona binyuze ku maso, ubasha kubona yuko hari buye imbere yawe, bigahita bitanga information mu mubiri wawe ati zamura ukuboko kuguru udatsitara. Ubwo mu yandi magambo turebye uburyo Kristo ari kuvugwa, Kristo niwe mutwe ubasha kuyobora umubiri wose nk'uko bikwiriye. Tubihuza gute n'igice turimo? Kristo niwe utanga zino mpano. Ku murongo wa 11, ku murongo wa 8 n'umurongo wa 9 n'uwa 10 tubona ko Kristo yazamutse, azamurwa hejuru. Muri urugero turimo azamurwa ku rugero rw'umutwe ku mubiri. Niyo mpamvu Kristo avugwa mu byanditswe yuko ari umutwe w'itorero. Ibi bisobanura iki? Nuko tubibona mu gice, Kristo niwe utanga impano zitandukanye zikanyura muri za ngingo zitandukanye zigamije kutugeza kuri wa mugambi na ya mpamvu Imana ishaka ko tugeraho, Kristo ashaka ko tugeraho, Mwuka ashaka ko tugeraho. Uwo Kristo nk'umutwe w'itorero niwe ubasha agenda feedinga mu mpano zitandukanye. Ukuboko ushobora terura kugira ngo itorero ribe rikomeye. Mwamaguru mwe mugere noneho muve kuri total depravity mugende kuri unconditional election, kuko ndashaka umubiri wanje ukomera, ukamenya, ukabushitse. Umutwe wati wa kuboko fata inyigisho bita kuba wera. Ni urugero ndi gutanga, kuko ndashaka ko umubiri wanje uza kwigishwa ibyo bintu kugira ngo ubushitse, nibaze batwagwe n'abibwira ngo kwera, ngo ko twahawe kwera bisobanura kwikorera ibyaha. Umutwe niwe ugenda mu by'ukuri uri hejuru, niwe umubiri ufatanije n'umutwe, niwe ubasha guha information umubiri uburyo umubiri ukwiye kwifata. Nimugerageze gutekereza, nubwo nanone umutima uyuvuye mu mubiri w'umuntu, avance ya medicine cyangwa na gutera imbere kwa medicine gushobora kuba ico ngiye kuvuga, bishobora kuba wagira ngo bisibye. Ariko sofa hari ibyo nabonye, niyo mpamvu ndi gutinya kubivuga, ariko hari ibyo nabonye ngo byabaye sinza abaganga baraza kumenya niba ari byo cyangwa atari byo. Kenshi dukunda kumva heart transplant. Umuntu bakamuha umutima. Hano mu Rwanda sindabyumva, ariko hanze bibaho. Ariko nta hantu ndumva ngo head transplant. Impamvu ndi kubivuga na hantu nigeze kubibona bavuga ngo byarabaye, ariko I don't know. Gusa ndi kuvuga yuko iyo umuntu yatakaje umutwe, ntago mu mubiri ubu kibasha gukora
uhita upfa. Bigaragaza the importance y'umutwe. Ariko nanone akantu nakongeraho mbihuje na ca kintu ca mbere, umutwe uhabwa information, izo information ikazizana kugeza ku ngingo nk'uko bikwiriye. Uku niko tubona mu byanditswe bavuga ko Kristo ari umutwe w'itorero, Imana nayo ikaba umutwe wa Kristo. Kubera Kristo aravuga ngo ntago naje gukora ibyo nshaka, ntago nabamenyesheje ibyanjye, nta nubwo nabamenyesheje izina ryanjye, nabamenyesheje izina rya Data. Umwana afata ibyo Data ashaka ku bandi bana yadopse, ariwe mubiri w'uwo mwana, akamuha amakuru akabasha kugera ku itorero, itorero rikabasha gukura. Uko niko dukwiye kumva ko kuri uwo umubiri niho ubasha gukura ibikenewe kugira ngo umubiri ukure neza. Uko niko dukwiye kumva Kristo nk'umutwe w'itorero. Icya kabiri, mu Kinyarwanda baravuga ngo kuri uwo niho umubiri wose, mu Cyongereza ngo the whole body, umubiri wose. Abavandimwe, ndashaka ko tubona kino kintu. Dukomeje kubona uburyo ibyanditswe bikomeza bivuga ngo umubiri ni nde? Umubiri ni iki? Utarinze urazengurura Bibiliya, niba ufite Bibiliya yera, ugiye mu gice ca 5 kuhera ku murongo wa 25, uhita umenya umubiri bari kuvugwa ariwo. Abagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akagyitangira, ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishire rifite ubwiza ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira umugore wari ryo torero, itorero twabonye ko rivuga ko ari umubiri we. Iyo tumva the whole body, dukwiye kumva itorero, dukwiye kumva abera, dukwiye kumva bamwe bakijijwe n'uwo mutwe, bamwe biringiye gukizwa n'uwo mutwe gusa, ariwe Kristo. Uyu mubiri ukomeza uvugwa, ariko n'ikigereranyo cyo kugaragaza apana gusa ahubwo the relationship between the head and the body. Umubiri ari ryo torero muyo bifatanye na Kristo, ngo ubasha gukura nk'uko bikwiriye bivuye kuri wa mutwe. Ariko nanone tugerageze kwimbira the implication yo kumva itorero rigereranywa n'umubiri. Bavandimwe, nitubone gusa umubiri mu bumwe, tubone n'umubiri mu gutandukanya. Uku gushushanya itorero nk'umubiri ni ikindi cyo kugaragaza ko itorero ririmo abantu batandukanye. Kuba harimo abantu batandukanye ntitubirebe mu moko, umurundi, umunyarwanda gusa, tubirebe no mu mpano, kuko this is the context. Hari uwumva vuba, hari uwumva atinze, hari uwugira ukwizera, hari uwugira urukundo, hari ubasha kumenya gusobanura ibidasobanuka, hari ubasha kwigisha. Jewe ntanga urugero rusanzwe. Abandimwe, murakoze cyane ko mutigeze munshinga gutanga amatangazo mu itorero. Nta tangazo ryatangwa. Uko niko ntandukanye n'ababishoboye. Ariko uko gutandukanye Imana ngo irakuzana ikaguhuriza hamwe. Not only umubiri uratandukanye, niyo mpamvu Pawulo ahita ashira wa mubiri, yego muratandukanye, ariko umenye ntago wakuboko ushobora gukora udafatanye n'igihimba cy'umubiri.
ese umurimo wawe ari uwiki? Kugabura, ugaburira ndetse. Guterura, uza guterura ufasha nde? The whole body uku ibiribwa imivuga ngo umubiri, nanone dukwiye kubona ikintu gikomeye cy'uko iri kwimplyinga yuko dutandukana, ariko gutandukana atari kwiremwa n'ibice. Bibiliya ivuga ko dutandukanye, ibiri kuvuga ko dutandukanye in the different giftings, mu mpano zitandukanye. Niyo mpamvu niba ufite impano imwe udakwiye kumva ko udafite iyo mpano ufite, kuko iyo mpano ntabwo ari iyawe, niyo umwami yaguhaye kugira ngo wa mubiri ubashe gukura. Arakomeza nari nkivuze ati niyo mpamvu duhita twumva uyu mubiri amaze kuva ko dutandukanye. Niyo mpamvu uhita wumva the importance, munyihanganire, importance yaba importance. Niyo mpamvu bikenewe cyane kongeraho ya non-restrictive clause, rya jambo ushobora gukura muri kino cyanditswe, ariko urikuyemo ushobora kutumva wa mubiri ni iki, wa mubiri umeze gute. Ndabyumva ko turi umubiri, ariko uwo mubiri umeze gute? Ngo uwo mubiri, mwumvirizwe bavuga ngo uwo mubiri uteranijwe kandi uhujwe neza. Uwo mubiri uratandukanye ariko urahujwe n'ingingo bihita rigama. Izo rigama akaba arizo Kristo yashimye ko zihuza wa mubiri we, kugira ngo kwa kuboko kubashe kugira ico kumariye ukuguru, kugira ngo kwa kuguru kugira ico kumariye kwa kuboko, kugira ngo kwa kuboko kugira ico kumariye ikiganza, kugira ngo kwa kiganza kigira ico kimariye kwa kuboko, kugira ngo ya maboko na ya maguru agira ico amariye ca gihimba cyose cy'umubiri, kugira ngo ca gihimba cy'umubiri kigira ico kimariye ukuboko. This is how we are different. Uku niko dutandukanye ariko tunahujwe. Reka ngerageze gutanga nk'aka implication kandi ubwo bisobanura ko ushaka kwiremamo ibice. Icyo ashaka ni gufata ukuboko, agafata umupanga, agashaka gukata ukuboko, ngo genda ashaka kwitandukanya nawe. Uzahita umubwira ati ntaco komera ugenda, turaza kubabara, kuko nk'uko umubiri utagira ukuboko ushobora kubura ico ntabwo kufunctioninga neza, ariko nawe wakuboko ugiye kuva ntaco maze. Uzi ico aho bagujyana, ninde amaze kujya kuri CHK ahantu munsi bagiriye decapitation, gutwika, ubukwiriye gutwikwa gusa ntaco umaze. Uko niko the importance, mushake mubaza orthopedist, ese mu by'ukuri ukuboko wakase umuntu hari uko kuba kimaze, hari ugusoba, hari uza ukubwira ati ndahita ndawohereza muri CHB bakore study, cyangwa naho ndawute. Nuko iyo umuntu ashatse kwiremamo ibice aba ameze, cyangwa kurema ibice muri bene data aba ameze, abashaka kugendana umubiri udafite ingingo zikwiriye, umubiri uraza guhomba n'ibyo, ariko nawe nuko kuboko kugenda ntaco kuza kunguka. Hahita avuga ngo nabivuze the reason ya non-restrictive clause, ngo ubasha gukuzwa neza ukiyubaka mu rukundo. Muri gatonya kino kintu Paulo akoresha ibintu bibiri wagira ngo bitandukanye ariko biza guhura. Avuze ngo umubiri urakura, hano aravuga ngo uteranywa neza ugafatanywa, nuko ingingo zose zigira nuko igice cyose kigakora umurimo wacu cyagenewe. Muri Kristo uwo niho umubiri ukura gukura kwawo, kugira ngo ukurizwe mu rukundo. Hano mu Kinyarwanda bishobora kutagaragara, ariko hano akoresha ikintu cya growth. Mu yandi magambo ukora ariko kuvuga umubiri ukeneye gukura. Umwana aravuka, umubiri we ukagenda urakura kugeza ugeze aho maturity, ati maturity nyine agatangira ku declining. Ari kugaragaza iyo growth, ari kubihuza na cya kintu cy'umubiri. Ariko noneho
mu cyongereza agahita bavuga ngo promotes growth for building itself up. Avuze growth, avuze building. Mu yandi magambo abaye mu biologist agahita aba n'umu engineer. Yabaye mu biologist mu gusobanura growth, n'umu physiologist, n'umu anatomist, n'umu doctor n'ibiki byose, ariko arangije abaye engineer. Ati umubiri wose wubakwa. The growth no kubakwa ntibitandukanye mu yandi magambo. Uko umubiri ukura niko wiyubaka. Hari imigani uvuga ngo umubiri ntiwiyubaka kandi usakazwa amabati, niba kimwe bavuga ariko ngo usakazwa amabati. Bari kuvuga nyine umubiri nyine wiyubaka. Umubiri ujya ukura ukiyubaka. Uyu mugani sinzi niba tuza ariko nkunda kumva abantu bavuga. Bari gutera bari kubwira umwana ngo arye kugira ngo akure. Umubiri ubasha kuza kubakwa biturutse kuri wa mutwe, kandi uko umubiri ugenda uhujwe neza, ugenda uhuzwa na za rigama, ugenda uhuzwa ugahuzwa, ukuboko ugahuzwa n'igihimba, ukuguru ugahuzwa n'igihimba, ibintu byose bigahuzwa, noneho byose bigahuzwa n'umubiri, ngo umubiri uraza gukura ngo kugeza aho wubakwa koko ukaba nk'ubushitsi. Mugerageze kwiyumvira iyi uburyo ari kuvuga ibintu bibiri ariko bibiri ivuga. Ahandi tuzi bibiri ivuga kubakwa, haba ari kuvuga iki? Turebye no muri context, kubakwa ku musenyi no kubakwa ku rutare. Kubera iki dukeneye kubakwa ku rutare? Ni kugira ngo umuyaga nuza inzu yacu ikomeze ihagaze. Ariko ubakwa ku musenyi, uwo wese umuyaga uraza. Uno munsi araza aravata imbonye ugiye muri Amerika, atenda gukurikiye mana yanje we. Umuntu akaza akamubwira ati buriya bwose rero ushobora kwikorera ibyaha kubera Kristo yagupfiriye. Ati buriya nayo narabuza honje. Ati twagiye uwo iyo nzu, uwo mubiri n'ubukuze, iyo nzu ntibikomeye. Ariko ngo Imana ngo yatanze impano ngo kugira ngo muri Kristo wa mutwe ngo dukurizwe muri Kristo, ngo umubiri wose uteranijwe neza, uwo mubiri wose ugenda uteranywa neza, ngo ubasha kuhakura ugukura kukuri ku buryo gukura kukaba gushitse. What does it mean? Ese bisobanura iki? Kugira ngo mpite ndangiza ntanga na application. Ntaragera ku gusoza. Murebe ikintu Pawulo avuze yongera. Nakantu hano navuze ngo binyuze mu gukora kwa buri rugingo. Hano mu Kinyarwanda muri Bibiliya yera haravuga ngo uko ugufatanywa nuko ingingo zose zigirirana, ngo nuko igice cyose kigakora umurimo wacyo cyagenewe. So mu yandi magambo, ya difference iza guplayinga hano. Kwa gutandukana kuza gukora hano. How? Wakuboko kora inshingano zawe. Wakuguru genda. Wamatwiwe umva. Wamaso reba. Urikora muri kubyo urugingo rwose ngo rugakora. Ese kuri gakoresha avuga bino bintu. Mwibuke yatanze za mpano hejuru. Mu yandi magambo ugerageje kubihuza, nkavuga ngo nuko intumwa, umuhanuzi, umubwiriza butumwa bwiza, umwigisha n'umwungeri bose bakoze inshingano zabo, umubiri ubashe gukura. Kristo yintendinga neza ko wa mubiri we uhabwa impano ziturutse kuri we mu bushobozi bwawo, ngo zose zibashije gukora inshingano zabo nk'uko bikwiriye. Wa mubiri ari byo torero rya Kristo ribashe gukura. Apana kugira ngo wa mubiri wahawe impano zitandukanye ziturutse kuri Kristo kugira ngo nizikoreshe zishakire inyungu zazo. Niyo mpamvu intumwa Pawulo avuga ngo ntago nkora ibintu kugira ngo nishakire inyungu zanjye.
niyo mpamvu Yohana umubatiza ubwe tubona avuga ngo icyamuwo Kristo agakura cyane je nkajya hasi. Niyo mpamvu tubona intumwa zahagurutse zidatinya ugucirwa urubanza no gupfa, zikagenda kugira ngo wa mubiri wa Kristo kuri. Niyo mpamvu tubona umuntu nka Timoteyo ahabwa inshingano z'umwungeri atavuga ati Paulo ndeka, ahubwo avuga ndazakiriye reka ndabiba. Niyo mpamvu abantu nka ba Tito bafata the admonition, kugirirwa inama no guhugurwa kwa Paulo kugira ngo bakore inshingano, bakavuga ati ngiye kubikora. Niyo mpamvu tubona abantu nk'ababwiriza butumwa bagenda bavuga. Niyo mpamvu tubona abantu nka Jim Elliot bahagurutse kugira ngo rya torero rya Kristo rigende rikura, rimenya ukuri mu ngeri zose z'abantu, kugira ngo abantu bose, abantu ba Kristo aho bari hose, umubiri wa Kristo aho uri hose, ingingo yose ya Kristo aho iri hose ikure, kugira ngo itabasha gutwarwa n'umuraho uwo ari wo wose w'imyigishirize itandukanye. Mu yandi magambo bavandimwe, turebe uburyo Pawulo ari kuvuga ngo namwe mu w'Imana, ariko mwuka w'Imana ari kuvuga ngo urugingo rudakoze inshingano zabo ruri guhombya itorero ryose, kuko itorero ntiriri gukura. Nanone Pawulo avuga ngo ukiyubaka mu rukundo. Ni ikintu twanarebye ubushize, kwiyubaka mu rukundo. Kuri ki Pawulo agomba kuvuga nk'iryo jambo, avuga ngo kugira ngo ukurizwe mu rukundo, ukurizwe mu kubwiga ukuri, ukubwiga ukuri ariko rukundo. Uko abantu b'Imana bagenda babwizwa ukuri kw'ijambo ry'Imana muri rwa rukundo rwa Kristo, rushaka mu by'ukuri ko yani urukundo, this is icyo ntekereza, rutishakiye urugingo rwose, rudashaka inyungu zarwo, ahubwo kubw'urukundo rwo kwitangira mwene se. Kuko no munsi niyo mpamvu umupasitori ibyo ari gukoreshwa byose akoreshwa n'urukundo. Umwigishwa, intumwa, nta kintu n'ugira ngo akurize mu rukundo wa mubiri wa Kristo. Speaking the truth in love, growing and building itself up in love. Tugenda dukurira mu rukundo rwa Kristo, tugenda dukurira muri rwa rukundo rwo kwitanga. Ibyo bikabyara umubiri wose wa Kristo gukura. Bavandimwe, what are the applications? Reka ntange applications uko mbitekereza muri ubu buryo. Ubwa mbere murebe yuko Bibiliya ivuga the whole body, ntabwo ari parts of the body, nta nubwo ari one side of the body. Umubiri, bavuga ngo umubiri wose. Nibutse mu kirundi buryo twita rino jambo wese, nisigarira zina ngereka ntatanye. Ntabwo itandukanije ikintu kimwe n'ikindi, ntabwo utandukanije ingingo imwe n'iyindi. Mu yandi magambo, niba witwa ko ukijijwe ukabura uwera w'Imana, uravugwa hano. Bisobanura iki? Bisobanura ko Kristo yatanze impano, yaguhaye impano koko. Umuvandimwe yavuze ati uretse ko kwigisha ari an authoritative gift muri sense yuko nka pastor cyangwa preacher, ariko the Bible nko mu Baheburayo sinuka neza umurongo neza, aravuga ngo mwigishanye ukuri mwese mu rukundo. Itorero ryose, aho uwera wo hejuru, niba wamwita uwo hejuru, n'uwo hasi agera, ngo twese tugira impano zituruka kuri Kristo. Noneho dukore ya equation. Niba umubiri wose uhabwa impano, uwo mubiri wose tukabona ugizwe n'ingingo zitandukanye, ubwo ingingo zose zitandukanye zigira impano, twakomeje equation. Ubwo bisobanura ko ingingo yose ikwiye gukora inshingano zabo. Kubera iki? Kubera mu gukora inshingano zabo mu mpano yahawe na Kristo, bituma rya torero, bituma rya wa mubiri wa Kristo ukura.
What is the application? Nibaza ko twamaze kuyumva. Use your gift. Koresha impano yawe. Uraza kumbwira ngo ntayo nzi. Urayifite, babwira Imana ikwereke. Kuko itorero ryose rikeneye iyo mpano, nubwo yaba ari irayikeneye kugira ngo itorero rikure. Mbere ku rugero rusanzwe, hari umuntu ujya wita kumenya agaciro kino. Hari umuntu umaze kuboma ino ku gitanda. Bimera gute nyuma yo kwibona? Urababara nibyo, ariko nkubaza ikibazo. Ni hari igihe wumva wagira ngo utaye na balance. None agerageza kwibaza kino kintu. Baza abaganga ati, iyo umuntu bamuciye ino bigenda gute? Struggling with balance. Unikwereka nkoresheje urugero rw'ino. Ino ni ka kantu katagaragara. Nyene hari ukuntu twita ku maboko, twita ku maguru, kuko ibyo biragaragara, nizo ngingo zigaragara. Ariko hari umuntu ujya atekereza yuko urutoke rwe rufite agaciro. Mu buhe buryo? Uzubaza umuntu baciye intoke zose atifata igikombe. Niki ndi kuvuga muri application by the way? Ntago bisobanura ko twese dukwiye kuhigisha. This is aho Satani yama yatujyanye mu kutubesha. Twese generally speaking, ndiruka nanjye nkikizwa. Nahi numva ko nagirira umumaro itorero ari uko nigisha. You can imagine icyo byateye. You don't need to be a pastor. Ntukeneye kuba umwungeri. Nta nubwo ukeneye kuba umuhanuzi da. Ngo burya ngo nuko twize ubuhanuzi hano. Ntabwo ukeneye kuba intumwa. Kora mu kirundi baravuga ngo kora aho uhambye. Nyane magambo kora aho ugera. Mu mpano uno munsi mbase a sub application iyi application. Basi make it your prayer to ask God to show you your gift. Usaba Imana ikwereka impano yaguhaye. Mbaza akabazo naherutse kubaza. Ese mbabaza, ninde munyakinyoma, twebwe cyangwa Imana? Okay, sindi kuvuga ko turi kuvuga ibinyoma, ariko tugiye mu rubanza twe n'Imana. Ese Imana irabesha ko mu ijambo ryayo ivuga ko yatanze impano mu itorero? Cyangwa twebwe nitwe twibesha mu kwibwira yuko impano hari bamwe bazihawe? Ibyo kwigisha n'ibyo abaje, uri ibyo gusura n'ibyo abayedi. Sindi kuvuga ko twese dukeneye kuba dufite ibyo. Ndi kuvuga yuko specifically God has gifted his church. Christ has gifted his wife, his body. Kristo yaragabiye itorero rye, umugeni we, umubiri we, yarawugabiye kugira ngo muri uko kugabira buri ngingo uko yagabiwe ikoresha ico yagabishijwe kugira ngo wa mubiri ukure. Uko niko kuri ku ijambo ry'Imana. Reka bino bibisengesho ryacu, Mwami duhe twese kumenya impano zacu mu itorero. Kandi Mwami unyibutse ko atari kugira ngo nishakire ndamuzanye. Unyibutse kandi umfashe kuyikoresha ku bw'inyungu za bene data benshi. Mwami kuko nubwo yaba ari ikiniki ushaka icyo ari cyo cyose wampaye, gifite umumaro kuri rya turere ku ijambo ryawe riravuga ko urugingo rwose rukoze inshingano zarwo neza, umubiri wa Kristo ubasha gukura. Niba tutanabona n'impano tuzisabe kuko itorero rikeneye gukura. So ndumva ari byo Umwami yampaye kuvuga no gutanga.
ubwo reka ntanga umwanya w'iminota ndabona umwanya yarira ariko ntiduhita tuwukoresha nabi. So umwanya w'inyunganizi, ibibazo bisubizwa n'abandi, noneho dusoze.